Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, buri wese uko ayifuza no kurayibone. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Uyu munsi ukaba waturinze, tukaba turi kuvuga bikemera, tukaba turi guhumeka bikemera. Mana birirwa icyubahiro. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni neza n'ubuntu tugirira uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, udukureho umugayo wose utugaragaraho, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Mwami ukimara kutubabarira, tugwaye karibu n'ikaze ngo nitubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ibyo tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 36 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ntumiteho mukiza we, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Yesu mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Makwegera intebe yawe, mabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye, makukwizera. Yesu mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Nta wundi nakwizigira, ni wowe nshaka. Vura ibikomere byanjye, umbabarire. Yesu mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Yesu mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Tuyakomeza dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice ni 3, kuva ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani aba ari bo. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha
ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka ni we umukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo Umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo ni cyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane tutamera nka Kayini wari uw'umubi akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? Ni uko ingeso ze zari mbi, naho iza murumuna we zikaba nziza. Bene data, ntimutangazwe n'uko ab'isi babanga. Twe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, nshuti z'umusaraba, mwebwe munkurikiye aya masaha, nifuje ko tuganira kuri iri jambo. Ni rirerire, ariko tuba tugomba gusoma ijambo ry'Imana kuko ni umutsima udutunga muri uru rugendo. Tugomba kurya umutsima udutunga muri uru rugendo, ntimuzajye mutangazwa nuko ari rirerire. Umutwe w'amagambo watubwiye ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Ijambo ryatubwiye ngo kandi ibyo ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha ni ubugome. Ngo umuntu wese ukora icyaha ngo aba agomye, ngo kandi icyaha ni ubugome. Ngo muzi yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Yesu yerekanwe kugira ngo akureho ibyaha. Yazanywe no kugira ngo akureho ibyaha, kandi we nta cyaha kimurimo, nta cyaha afite. Ariko yaratwitangiye, yemera kwicwa, yemera kumanikwa ku musaraba kugira ngo ankize, kugira ngo agukize, kugira ngo twebwe tubabarirwe ibyaha byacu. Rero ntitubiteshe agaciro, kuko we nta cyaha yakoze. Umuntu wese uguma muri we umuntu uguma muri Yesu ntakora icyaha. Umuntu wese ukora icyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Ngo ukora icyaha ntabwo yamenye Yesu, ngo kandi ntabwo yamubonye kandi ntiyamumenye. Ni ukuri, mureke dukore ibyiza, tuve mu byaha kandi dukiranuke, kuko ngo ukora icyaha ntabwo ari uw'Imana. Imana itubabarire. Ngo bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka ni we umukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ngo ntihakagire ubayobya ngo abajyane mu bidafite umumaro, kuko ukiranuka ni umukiranutsi. Nk'uko Yesu akiranuka, natwe tugomba gukiranuka ku gato no ku kanini, tugakora ibyiza. Ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora icyaha kuko yabyawe n'Imana. Umuntu wabyawe n'Imana, umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntagomba gukora icyaha kuko aba ari umwana w'Imana. Ngo icyo ni cyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Umuntu udakunda mwene se, umuntu udakiranuka, umuntu ukora icyaha, ngo ntabwo ari uw'Imana, ni uwa Satani. Bene data rero munkurikiye, ndabifuriza ko
mwakiranuka nanjye gakiranuka kugira ngo tube abana b'Imana, kuko ngo ukora icyaha n'uwa Satani. Twari turi kureba abana ba Satani n'abana b'Imana aba ari bo. Umuntu rero ngo ukora icyaha ngo ntaba ari mu Mana, ngo ahubwo ngo aba ari uwa Satani. Ngo kandi udakunda mwene se ngo ntago aba ari uw'Imana. Ngo kubera ko ntuza Kahini niwe baduhereho urugero, ngo Kahini ngo kuko yari uw'umubi, yari uwa Satani, yari afite umutima mubi, ngo yishe umuvandimwe kuko yari uwa Satani. Ariko ngo umuvandimwe Abeli yari uw'Imana kandi afite umutima mwiza ndetse afite n'ingeso nziza, ariko yicwa n'umuvandimwe we. Ngo bene data nimutangazwe nuko ab'isi babanga. Abantu bashobora kutwanga kubera ubutumwa bwiza, kubera ibyo tuvuga, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikwiye kuduca intege, ahubwo kuraje mukomeze mwambare imbaraga dukora umurimo w'Imana. Ngo twese tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu udakunda ngo aguma mu rupfu, kuko twabonye ko udakunda mwene se atari uw'Imana. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Ijambo ry'Imana twaraye twize rivuga ko tugomba gukunda buri muntu wese ndetse n'abanzi bacu, ngo ariko udakunda mwene se ngo ni umwicanyi. Imana itubabarire kandi duhe urukundo. Ngo ikindi cyo kimenyesha urukundo icyo ari cyo ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Yesu yemeye kudupfira kugira ngo tubone ubugingo, kugira ngo dukizwe, kugira ngo tubone imbabazi. Natwe tugwiye gukunda bene data. Ngo ariko se ufite ibyo mu isi akareba ko mwene se akennye akamukingira imbabazi, urukundo rw'Imana rwaguma muri we? Niba hari ibyo ufite, niba hari ibyo utunze, ukaba udafasha umukene ukuri hafi cyangwa ubabaye, ngo urukundo rw'Imana ntabwo ruri muri wowe. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Ariko uyu mugoroba ndifuza ko uko Imana igenderera abandi nawe kugenderera. Umuririmbyi yatubwiye ngo Yesu Umukiza ngo wumva uko nganya ngo kugenderera abandi nanjye ntusige. Ni ukuri nawe wowe nkurikiranye, ni ukuri Yesu nawe akugenderere, arebe akugenderere, wowe witekerezeho, ubundi wisubiremo urebe ko ntaho wakoze ibidatunganye, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ukora icyaha si uw'Imana, ngo ariko udakora icyaha ukiranuka ngo ni uw'Imana, ngo kandi yabyawe n'Imana. Ngo kandi uwanga mwene se ngo ni umwicanyi. Bavandimwe mureke dukundane urukundo rwa kivandimwe, kuko mu isezerano Imana Yesu yasigiye abigishwa be ubwo yari ari kubasezera ababwiye ngo mukundane, ngo mbasigiye itegeko ryo gukundana, ngo mukundane, ngo hagati yanyu mugire urukundo. Natwe rero mureke dukundane kandi dukore ibyiza, kuko tubonye yuko ukora ibibi atari uw'Imana. Imana itugirire neza kandi tubabarire. Ni ukuri buri wese niyisubiremo uyu mugoroba arebe aho yagenze nabi. Ni ukuri niba waranakoze icyaha, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, ateze amaboko ngo yakire umuntu wese. Isubiremo uce bugufi aho uherereye, usaba Imana imbabazi irakubabarira. Ni ukuri nawe utangire urugendo rushya rwo kujya mu ijuru, utangire urugendo rushya rwo kuzabona ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza rero. Uyu munsi ni wo wawe, nkuko murambibabwira, ntutegereze ejo, ntutegereze mu cyumweru gitaha, ntutegereze umwaka utaha. Uyu munsi ni wo wawe, kuko muri iyi si turi abashyitsi ntabwo tuzayihoramo. Ca bugufi rero aho uherereye, usaba Imana imbabazi, kandi no kuri Imana irakubabarira, kubera ko yemeye kudupfira, yemeye kohereza umwana wayo w'ikinege aradupfira kugira ngo tubabarirwe. Ni ukuri irakubabarira, ntugire ikibazo. Reka dukomeze dusenga dushima Imana kandi tuyisaba n'imbaraga kandi tuyisaba n'imbabazi. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo ritubwiye abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Mwanura ijambo ryawe tubwiye yuko ukora icyaha atari uw'Imana, ari uwa Satani, kandi ngo ukiranuka ni uw'Imana. Mana turakwinginze kugira ngo aho twagenze nabi, aho twakoze ibyaha, aho twavuze ibidafite umumaro, twejesha amaraso yamye ku musaraba i Golgotha, kandi uduhe imbaraga zo kuba ab'Imana, zo gukora ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde kuba nka Gahini wishe umuvandimwe we, kandi uduhe urukundo rwa kivandimwe,
kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo udakunda mwene se ngo ni umwicanyi, ngo kandi udakunda mwene se ngo ntabwo ari uw'Imana. Mana turakwinginze kugira ngo uduhe urukundo, dukundane Mwami Mana, tutarobanuye umuntu uwo ari we wese, ahubwo dukundane kuko ijambo ryawe ryari ritubwiye ngo dukunde n'abanzi bacu. Ugiye gukundana kandi ugiye kwera imbuto zikwiriye abihannye, ugiye gukora ibyiza tugifite uburyo kandi turwanire tubere maso. Mana nsengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, nabo Mwami nibakwakire mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abasubiye inyuma, abasubiye mu byaha, kugira ngo bagaruze ubuntu bwawe kandi ubababarire, wongere bambike imbaraga. Mana dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongere abakizwa, kandi Mana turakwinginze kugira ngo wongere usuke ububyutse mu itorero, wongere uha abantu inyota yo kumenya ibyawe, kandi uha abantu umuhate wo kwihana ibyaha. Data mwiza, ita ku barwayi bakize, ita ku bafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye isi kugira ngo yihe amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Abantu baragowe, abantu bafite agahinda, abantu bafite intimba, abantu babuze amahoro yo mu mutima, ariko turakwinginze kugira ngo uhise amahoro. Data mwiza rero, ukimara kubaha amahoro, turakwinginze kugira ngo turindire ubugingo kurenza ibindi bintu byose, kugira ngo Mwami Imana natwe tuzagire iherezo ryiza. Twagure mu buryo bw'umwuka, twegere kurusha imyambaro twambaye, kandi utwiteho cyane, ntutureke nyakubahwa Imana. Mwuka wera rero naze aherekeze iri jambo, rikora icyo wagambiriye. Byo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.